Nongeye kubasuhuza cyane. Reka tuganire k'uyu mujyi urimo gushya wa California. California ahangaha ni muri Amerika, mu mujyi ubamo abanyabyaha, abarozi batumva Imana icyo ari cyo. Ahangaha iyo wafataga umuntu waho ukaramuka uvuze ati ugiye kumwumvisha ibijyanye n'iby'Imana, ashobora kuba yahita anakwica. Uyu mujyi ni umujyi mubi ubarirwamo abagome b'abarozi babi cyane, biyumva yuko ari bo Mana ku isi. Mwibutsa gukora subscribe, utari wakora subscribe, reba aho hasi mu isegonda rimwe ahantu handitse subscribe, niyo nkunga ngusaba, ahasigaye tujye twibanira. Ahangaha bari kuzimya, ariko n'ubundi ntacyo bitanga. Imana ari igihano yabahaye. Imana yashatse kubereka yuko ishobora byose. Buriya mu isi hari igihe abantu bagira ibintu bya mirenge, bakabona ko ari bo Mana, nta kindi cyabasha kubajya hejuru. Ahangaha nabo niko bari bameze nk'uyu mujyi wa California urimo gushya. Ahangaha abantu bose baho harimo abantu bakeya cyane bumvaga Imana icyo ari cyo, bakanayisenga, amazu yabo niyahiye. Ariko ibi byamamare byose amazu yabo yahiye. Ahangaha nawe urimo urabona uburyo barimo barazimya, ariko ntacyo bitanga. Imana ari umuriro yohereje, ntacyo bahinduraho. Ahangaha nawe reba uburyo bari barimo babikora neza, bazimya, ariko ntacyo byatangaga. Imana buriya ni Imana ishobora byose. Nta muntu wakagombye kwishyira hejuru ati niwe ufite ububasha burenze ubw'Imana. Ahangaha rero muri Amerika yose, abahanga bari gukurikirana imihindagurikire y'ikirere, bari kubona umuyaga urimo urushaho kwiyongera, ibishya ari byinshi cyane. Bigashoboka yuko Imana yaba igiye gutwika igihugu cyose, umujyi w'icyo gihugu utumva Imana icyo ari cyo. Ahangaha barakwereka, nawe urabibona, abakozi bashinzwe gutabara bari barimo batabara. Ariko buriya abandi bose barebereho. Hari n'abantu bavuga ati bari kwizihiza umunsi wa Halloween, ariko uriya munsi buriya bari abantu nabo bawizihiza, buriya nabo ni abarozi. Buriya nta muntu w'umukozi w'Imana uriya munsi wa Halloween bari abarozi bizihiza. Ntabwo umukozi w'Imana, umuntu uzi Imana icyo ari cyo, ntabwo yakagombye kuwizihiza. Rero abantu bose bibabera isomo, kuko hari igihe Imana ivuga, abantu bakavuga ati ni bya bindi bya kera, ariko Imana iravuga ati yo izazira ku isaha ishakiye, ntawe uzayitegeka, izakora ku isaha yayo. None ahangaha na bya byamamare byari bifite imitungo y'ibya mirenge, ahangaha
babonye yuko Imana ibarusha ububasha. Imana kuko twebwe tuyemera, Imana tuzi yuko ishobora byose kandi nta cyabasha kurogora imigambi yayo. Nta cyabasha kurogora imigambi yayo kuko Imana ni umugabo ukomeye. Buriya iyo itaza kuba ikomeye, uyu muriro baba bawucimije ko kukazima wose, ntihagomeze gufatwa hose. Ahangaha abantu bashize bahunga bava mu byabo bajya gucumbika mwa babandi b'abakene, babandi bangaga urunuka ku buryo banabahitagaho ntibabavugishe. Ahangaha n'iminara yahiye ubwayo byose, urebye uyu mujyi wasanga wari uhagarariwe kuri ubundi ku bya shitani, niko wenda twavuga. Uyu mujyi urebye abari bawutuyemo benshi, urebye wasanga ari abanyabyaha gusa, ariko harimo abantu bumvaga Imana bayisenga, amazu yabo ntiyahiye. Nawe urimo urabibona uburyo bari kuzimya ibintu byahiye, amazu yahiye, n'imodoka zimwe na zimwe zahiye, kuko aha hantu no mu muhanda ubwawo hahita habonekamo mbutiyaje. Mbutiyaje yijemo usanga byose ibintu bihindutse. Ikirere nacyo niko kirushaho kwangirika. Uyu muriro urenze n'intambara yo mu Burusiya na Ukraine, ariko ahangaho nubwo ari umuriro ukaze, ahangaha ho bipfa kwibazwa, ntabwo abantu bahasiga ubuzima cyane. Abantu ntabwo basiga ubuzima cyane, ahubwo hagenda ibijyanye n'imitungo, ibijyanye n'amafaranga, byose bishingiye nyine ku iterambere bari bagezeho. Ariko Imana yashatse kubereka yuko ibarusha ububasha. Barabikoze irabihorera, irabareka, none yaje kubyisubiza. Ba bandi bangaga kumva Imana icyo ari cyo. Rero shitani nigira ikibamarira. Imana nta kintu yabamarira. Ahangaha ni nkaho yaje kubereka yuko ishobora byose, yigisha isi, kuko hari n'abandi, si iki gihugu gusa cya Amerika, ahubwo hari n'ibindi biri hirya no hino, ibihugu bifite imijyi cyangwa n'ibyaro, nabo batumva Imana icyo ari cyo. Ugasanga shitani niwe bari kwiringira, ariko ntibamenye yuko hejuru ya shitani hari umugabo ukomeye. Shitani buriya ari hasi cyane. Hari umuririmbyi wavuze ati dukorere mu isi nk'abazayivamo, dushakishe ukuntu twakorera ijuru nk'abazarigeramo. Kuko ahangaha nawe urabibona, nk'aba ngaba bazamera nk'abari hehe, nk'abatangiye bundi bushya, bizabagora cyane. Buriya iyo bumvira Uwiteka baba bameze nk'aya mazu yagiye agenda asigara y'abantu b'Imana, ariko ibyo ngibyo ntibabyumva. Mwibutsa gukora subscribe. Wowe reba aho hasi ahantu handitse subscribe,
mu isegonda rimwe ukoreho, niyo nkunga ngusaba, nta yindi nkunga ngusaba, noneho kugira ngo igihe cyose tujye twibanira. Reba ahangaha nawe amazu yaho ni amenshi n'imbaho. Imbaho nawe urabizi uburyo zifatwa, umuriro iyo ari mwinshi zimera nk'ibibabura, nawe urabibona ahangaha. Zimera nk'ibibabura zigashya, tarafu, byose byongera umuriro. Umuyaga ukaba mwinshi, ukagenda ugira. Dore ubu ngubu aha hantu nta kintu na kimwe barukoramo, bashakaga ubuzima bwabo, barasengaga ati Mana natwe nibona udutaba ubuzima bwacu tuzagushima. Batangiye bavuga Imana, ariko ibyamamare by'amafilimi byo muri uyu mujyi, ijambo Imana ni nk'uko twebwe tuzi Imana icyo ari cyo, tukamenya Satani ko ari umugome. Nabo Imana baravugaga ngo Imana nta kintu ibamariye, ariko ahangaha batangiye kuvuga ati Imana. Ijambo Imana ryatangiye kuba mu minwa yabo, kandi koko ribemo, abandi bose barebereho, n'abari barataye Imana barebereho, nibashake bagarukire Uwiteka bigishoboka. Kuko ahangaha turi kureba ubu muri California, ahangaha nta bundi bubasha burimo. Ahangaha Imana nibayitakira ngo ibumve, kuko ubu ahangaha amazi yarenze inkombe. Ahangaha amazi yarenze inkombe. Buriya nubwo abantu bazimya, ntabwo uyu muriro wawe uzimya ku buryo utakomeza kwaka. Bajya bavuga ati umuriro uracana cyane. Buriya abantu bashatse bakurikira Uwiteka akabarengera. Ahangaha indege nazo zirazimya. Izi ngizi murabizi ko ni za ndege z'intambara zigenda zirekura ibisasu, ariko zo nazo ziri kugenda zitabara zimena amazi, ariko ntacyo bitanga. Nawe urabibona ahangaha imisozi imeze nabi cyane. Bo bari bazi ko umuyaga wanagenza gakeya, kandi murabizi ko umuyaga ukwirakwiza umuriro bishoboka. Umuyaga ukwirakwiza umuriro bishoboka. Umuyaga bari bazi ko ushobora kugabanuka, ariko mu cyimbo wakagabanutse kuri iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2025. Buriya umuyaga uri kwiyongera muri iki gihugu cya Amerika, mu mujyi wa California. Ahangaha buriya umuyaga nawo ni mubi mu muriro. Umuyaga ufata umuriro ukawugurutsa ahantu kure. Ahangaha buriya Imana yonyine niyo ikwiye gutabara, kandi natwe dutabariza aba bantu Imana ibagirira impuhwe. Aba bantu niyo wabasabira Imana ikabafasha, ikabababarira, ariko bakayikurikirana. Reba aho hasi mu isegonda rimwe ahantu handitse subscribe, ukore subscribe ahasigaye, kugira ngo igihe shyizeho amakuru agezweho ujye uhita uyabona. Ahangaha barakwereka umuriro wari uri hafi gusatira ku mazi.
nawe urabibona. kandi buriya n'izi modoka nazo ziba zifite peteroli, amazitu yazo nayo umuriro iyo uhageze nawo ubwawo uhita wiyongera, kuko haba harimo nk'ibiturika. abantu baratatse batazi n'uwo batakira babonye uyu muriro uje. Imana nayo si ubwo kwigaragaza, si ubwo gukora igikorwa nk'iki, ihita igenda irituriza, isiga ibahaye akazi. bari barabuze akazi, ari aho gusebya Imana gusa ariho bari bageze. none Imana ibahaye akazi ko kuzimya uyu muriro. bishoboka ko ushobora no kutazazima atari Imana yonyine iwujimije. ibaha akazi ko gutangira gushaka Imana bayiyambaza, bakiyambaza mu cyimbo nyine bakiyambaje shitani wabashukaga, ahubwo ubwo nyine bagiye gushaka Imana. ngaho se ubwo bari bafite ububasha burenze ubw'Imana, n'uwo Sekibi biringiraga, ngaho nibamubwire ahagarika uyu muriro. umuriro ntabwo ushobora kuzima atari Imana iwujimije. Umwaka wa 2025 buriya urebye hari ibihugu biwutangiye nabi. nk'ubu ngubu nko muri kiriya gihugu cya Kongo, mu mujyi Kisasa, abasore bari hagati y'imyaka 18 na 35 bose barishwe. ari itegeko ryabishyizeho nk'uyu mwaka. uyu mwaka bigaragare yuko Imana nta mikino. mushatse mwaza tugakurikira Uwiteka, kuko Uwiteka niwe ugena byose, niwe utanga ubugingo, agatanga imbaraga, akaduha kubaho. none mushaka Uwiteka bigishoboka, kuko igihe bitazaba bigishoboka ntawe muzabona. ndakurahiye ntawe muzabona, kuko natwe turacyari gushakisha turebe uburyo twabona Uwiteka bigishoboka. buriya aba bantu urabona ko uyu mujyi wose, hafi ya wose, abenshi ntago biringiraga Imana, ntago bayisengaga. ahangaha iyo haza kuba harimo abantu benshi bayisengaga, ni benshi baba bagize ute, ibyabo biba bitangiritse cyane. kuko ahangaha Imana, icyo tuvuga yuko Imana ari y'uyu muriro yawuteje, inzu y'umukristo ntago yigeze ishya, ntago yahiye. umuriro wagiye uyica hejuru impande n'impande, ariko ntiyashya. kandi ahandi hose nta mujyi, inyubako itarahiye y'umunyabyaha. rero mwebwe mubasha kunyumva ubu, mushake uko twabona Uwiteka bigishoboka, tumusabe imbaraga zo kumukorera, tumutabaze azadutabara. kuko iri ni isomo ku isi. iri ngiri impamvu ari isomo, umunyabyaha aho ari hose ashatse ntacyo yarushaga abangaba bari bazi yuko ari bo
bari hejuru cyane y'abandi bose, ariko Imana iraje ibereka yuko ishobora byose. Naha dushoreje iyi nkuru yacu, naho ubutaha mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.